Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Gusa uyu mugabo yaba yabaye amahoro cyangwa gusa ubu yaba yabaye iki? Ko n'abandi barabimbwiye ngo urushako si imikino, none ndebera nibyo mbona biri kumbaho. Ubu isi umunsi wa gatatu. Shabuye yaravuze ngo agiye kwa EP1 gufata rimwe, none ndebera. Kanongere ngerageze ndebe. Nyamara mabuja nduva watuza ukarindira cicakaho wagakobwa uzikwidumbukiriza gusa wowe byushako hari ibyuzi cyangwa n'umujyo baguhembera no kwishyantsa birimo uko yambaye cyo kutanyongerera isukari rubanda barashaka ahubwo genda boss nakwimukira no mu kabari usiko anone umengira ngo nina rishonje Así wanjero. Nyamara boss uramenye ubuzibiri ubasha mabuja yabishe Akubite byo agakobwa. Bite byabo. Mubyo tuguhembera hanga byo birimo. Igenda ubwire yuko buja bari uza fungure nonganga. Jingura wa mugore kagora mibirenge Onutse ngo wa mugore niba utumvishije ibyo birakuranye mvuga rimwe simvuga kabiri umaze iminsi uri he iminsi 3 yose naragutelefoniye ndakubura ariko nta no kunyakira ngo name kare unangaburi hagaburira ubwibisiga si wanje ani wanje Bebe yenda shanje wa mugore nta biryo ngo haye unyinjiranye rya none ushaka konje ariko ubundi wa mugore ujya kurongorwa wigize uwegera abanye gusenye nabanye kubana wakwereka uko bigenda uvuze ngo iki bose wegeye basobanye nabanye ukora kugira ngo bakwigishe cyakoze icyo nabonye bakweretse nuko ugenda ugakanda icupa ugataha urufura rugeze ahanga kungoto ariko wa mugore kandi ubanza ukubiswanya ku murongo iki uzakumubirere kugeza ryari ayo nayawe wose uzagomeza usinde kugeza ryari sona stress stress mbana ziguteye gute gaterwa mantuzi amacuma aterwa abagabo yebaba we mbega gukeneka mu rugo rwanje we wa mugore urumvyorarutse nkukubeta muzigure ase bano bantu badakomeza kumvikana ukwezi kubura umunsi umwe aranye nzayabonara nzaba mbona
wagize igitekerezo cyo gukora aka kantu umugabo niyo mpamvu buriyo akayira kajya ku rwenda bajya bagaharurira buri munsi ntazameremo n'icyatsi na kimwe kuko agacupa kararyoha ufite stress kararyoha wishimye kararyoha ubabaye kararyoha unezerewe kararyoha ushonje kararyoha ufite icyaka n'akarusho agacupa yakanira kajya kurwira mutima abura bamushenze iminsi ine yose umaze utagera mu rugo reka nze ngo uhumure amaso ngende mvugane nawe umugore nishakiye mu nzu niyo wakiye jewe datahukanye kiriza ibintu nk'ibi mbega kare we ubwo nyine usubira kugira nibwo ndi buvugane nawe nakubwiye nisubira iyo uvuye kuko niho wakunze kurusha urugo rwawe uri kumva Halo. Bite gikobwa. Aburije ariko nge nakwizera ta. Nazi. Eze ngure. Okay, da. Bangukire rero umugore mwiza arakantu ugenda ashaka kukubwira kandi ntugire ikibazo ntabwo ndi bwinjire fungura arakamushaka kukubwira kavuge uraho ngaho wowe mfungurira kambwire uraho ngaho kuko njyewe ndagenda ntabwo ndi burahe hano nagiye kambwire uraho ngaho njye mfungurira nkubwira akantu uko ndahita nigendera kavuga uraho ngaho ufite ibintu byinshi byo gukora aha ngaha icyo ushaka si uko nsubirayo mvuye njyewe mfungurira nkubwira akantu mu segonda makeya mpite nisubirayo ubundi ntabwo nzagaruka kambwira uraho ngaho ntabwo nzagaruka nubwo umugore nishakiye mu nzu niyubakiye cyangwa nigendere oya umugore mwiza reka fungura nkubwire fungura nkubwire ndahita ngenda mbwira nyine uraho ngaho ndahita ngenda ntabwo ndi bugufungurire irya nyuma basi wewe bwa mbere n'ubwa nyuma ariko ufungure ntabwo ndi bufungure nufungura ntabwo ndi burengaho ntabwo ndengaho aho ngaho uhagaze ushyireho umupaka ushyireho rengarenga nkumene ntabwo ndi warenge mfite akazi kenshi ko gukora uri kunyumva I do very simple
wongo ndakushiraho nuze urashaka iki basi nibo wanje ko ninjira mu wowe yana mu cyumba ugende ahandi ku ruhande ufate ku gitanda abantu byamba wegure matora urebe udukingirizo turimo ngo ngwiki ubwo si bivuga urakomeje ariko tumva urebe kondomu zirimo uzimereze nigendere nubona ngarutse ahangaha wa mugore we uzamenye ko petero yasize byaye ubwo si bivuga urakomeje genda utuza ubuse ko mbona zigaye mu kamwe ubarambira ngo utundi twagiye he nagahinda Sheri injira nino muzi ngwino yewe icyo ushaka injira makondo injira ariko Sheri umva mubwira ega n'ubundi nta n'ikibazo gihari urukumva ahubwo reka mwibaze asubundi ko mbona hasigaye mu kamwe tundi tubiri twagiye he tundi tubiri yego twagiye aho ushaka kujyana akaga kagasigaye kwasi koko urakomeje ngewe mpereza icyo nagusabye nubona ngarutse aha oya ntabwo reka ngo ugende Sheri please ngewe mpereza oya ako kamwe gasigaye ndagashyira bene wacu umva rero Sheri reka turiya tubiri aho twagiye tuhibagirwe n'aka kamwe gasigaye reka tube tugahambye ariko urabizi ko ari wowe nkunda sibyo please ngwino tugende twinjire mu nzu tujye kuganira ni wowe nkunda na bya bindi nabikwemerera buri segonda ariko birani yezungu tugenda aho kugenda hanze tugende ujye koga tugende amazi tugende injira n'urukundo ni karibu Sheri tugende umugore nishakiye mu nzu niyo bakiye